Nyemerera nongere nkusuhuze ndetse nanagushimire wowe wahisemo gukurikirana platforma KWP 250 umwaka wo uracyari 2021 uwitwa Ish Kevin ndetse na DJ Brian bamaze kuba batabwa muri yombi aho aba bombi bakurikiranyweho kwica amabwiriza ya COVID-19 ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge bitandukanye ariko higanjemo ikiyobyabwenge cy'urumogi. Ni ku itariki ya 25 nk'uko umuvugizi wa RIB yamaze kuba yabitangaza nibwo uyu muraperi Semana Kevin uzwi ku izina rya Ish Kevin yamaze gutabwa muri yombi kuri iyo tariki, ariko akaba yarafashwe mu masaha y'umugoroba bigatuma amakuru atabasha kumenyekana. Mu mpera z'umunsi wo ku itariki ya 26 rero nibwo ikinyamakuru igihe.com cyasohoye inkuru ivuga ko uyu muraperi Ish Kevin ndetse na DJ Brian bamaze kuba batabwa muri yombi. Abantu benshi cyane bagiye batandukanye rero bakomeje kugira byinshi bavuga ndetse n'ibyo bagenda bagaragaza kuri uyu muraperi ukomeye cyane mu njyana ya trap hano mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2021. Umuntu akaba atatinya kuvuga ko ari umwe mu baraperi bayoboye injyana ya trap hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko uyu muraperi ari we muhanzi nyarwanda wenyine ufite ibihembo bya Guinness de Record, dore ko ejo bundi ubwo yacaga agahigo ko kuba video ziwe cyangwa se indirimbo ziwe arizo zirebwa cyane hakoreshejwe telefone za Infinix, Guinness de Record yahisemo kumuhemba ikamwandika nawe mu bafite kiriya gihembo cya Guinness de Record. Uwitwa Ish Kevin rero uyu muraperi ufite ibyo bigwi umuntu atavuga ko ari ibigwi by'akana, uyu muraperi yamaze kuba yatabwa muri yombi akurikiranyweho gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi ndetse no kwica amabwiriza agendanye no kwirinda COVID-19. Uyu muraperi Ish Kevin bikaba bivugwa ko yafashwe ari kumwe na DJ Brian ndetse n'abandi bantu bagera kuri 4, bose hamwe bakaba bari abantu 6 byamaze gutangazwa ko bamaze kuba bagera mu maboko ya RIB. Ubu ngubu ubuyobozi bwa RIB bukaba buvuga ko igikurikira ari ukuba babajyana mu kigo gipima ikoreshwa ndetse n'amaraso arimo ikiyobyabwenge cy'urumogi. Rero bikaba bivugwa ko uwitwa Ish Kevin ndetse na DJ Brian n'abandi bagenzi babo bari buze kuba bajyanwa mu kigo gipima ibyo byose navuze haraguru vuba aha ngaha, kugira ngo hemezwe neza koko aba bantu baba bakoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi. Benshi mu bantu bagiye batandukanye rero bagize reaction cyangwa se bagize icyo batangaza ku itabwa muri yombi ry'uyu muhungu ari afatanyije n'uyu mukobwa rero DJ Brian ndetse n'abandi bahungu bari kumwe nabo n'abandi bakobwa bari kumwe nabo, kuko nabivuze ko bari abantu 6, harimo abahungu bagera kuri 3 n'abakobwa hari ndakeka bagera kuri 3. Aba bose bakaba bakurikiranweho rero icyo cyaha cyo gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi ndetse no kwica amabwiriza. Uyu muraperi Ish Kevin ni umwe mu baraperi bafite icyo nakwita imbaraga muri iyi minsi mu bijyanye no gukora indirimbo nyinshi kandi zikaryohera amatwi y'abakunda injyana ya hip hop ndetse na trap muri rusange, dore ko uyu nguyu ari nawe ufatwa nk'uwatangije injyana ya drill hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi njyana ya drill ikaba ari imwe mu njyana zikorwa mu buryo bwa hip hop zimaze gufata intera mu mitwe y'abakunzi ba hip hop. Icyo naje kugarukaho rero si uko bamaze kuba batabwa muri yombi, kuko gutabwa muri yombi ni ibisanzwe. Nanjye nshobora kuva kuri izi mic mu kanya ukumva ngo natawe muri yombi, nawe ushobora kuba urangije kunyumva mu kanya ukaba utawe muri yombi. Ibyo ngibyo ntabwo ari ikibazo, ahubwo icyo ngenje kwiganiriraho ni comment cyangwa se ni igitekerezo uwitwa Ririmba usanzwe ari inshuti magara y'akadasohoka y'uyu muraperi Ish Kevin yatanze nyuma yo kubona inkuru
igihe cyari kimaze gusohora. Uwitwa Ririmba Music abinyujije ku rukuta rwiwe rwa Instagram, uyu Ririmba ni umwe mu bantu bakomeye muri Trapish Music cyangwa se muri gang ya Ish Kevin. Ni umwe mu bantu bakomeye cyane ku buryo nko mu bantu babiri bakomeye muri iyo gang ya Trapish, uwitwa Ririmba na Ish Kevin usanga aribo bari imbere cyane. Ririmba rero yagize ati say less blood, ati say less blood ni nko kuvuga ngo muvuge make bavandimwe banjye cyangwa se muryango wanjye ni muvuge make. We know cloth killing, turimo turabizi murimo murashaka kwica ibintu byinshi cyane igihe. Ati boys and everyone trying to fuck around, ati se aba bahungu n'undi muntu uwo ari we wese urimo aragerageza gushaka kutwangiza. Ati uhamagara Brad Ish Kevin, ati uhamagara Ish Kevin ngo ni umuvandimwe umusaba ubufasha ngo aguhe interview. Uhamagara Brad Ish Kevin umusaba ubufasha ngo aguhe interview, akitegera bike imugeza aho uri. Ni nko kuvuga ngo yabwiraga umunyamakuru w'igihe, aramubwira ati wowe urimo urashaka kutwangiza, ati niyo uhamagaye Ish Kevin we ubwe niwe uri kumusaba ngo agufasha guhe interview, we ubwe niwe witegera moto imugezaho wowe uri, kubera respect aguha ndetse n'icyubahiro aguha. Ngo aba SX mu kinyarwanda nyine ni ukuvuga ngo iyi ni slang yashatse kwandika. Abantu bazi slang writing zo ku mbuga nkoranyambaga yanditse ABASX, ubwo ni ukuvuga ngo abantu bazi kubisoma neza ni ubwo rero abantu bazi kubisoma neza ndakeka ko bari buze gushaka kumva ibyo ari byo. Agira ati ubu interview bw'ubugoryi nabwo ni agasaraba, arangiye ashyiraho na phone irimo agasaraba. Ni nko kuvuga ngo ubu interview bw'ubugoryi nabwo buratwangiza. Arangije aravuga ngo ubu bitch buri broke, cyangwa se ni nko kuvuga ngo ubu bitch buri block, ni nko kuvuga nyine ni ubugoryi. Reka ndeke kubyita ubugoryi kubera ko reka ndeke gushaka kumuvugira ibyo watavuze, ariko yavuze ngo ubu bitch buri block. Arangije aravuga ngo ubu G butavuga kufungo, ubuji butavuga, ashyiraho kuri sign y'idollar, arangije ashyiraho akamenyetso k'agasaraba akavuga ko we nyine abukatiye. Ni ngo nyine we kugira ngo ubu ngubu ube abe yavugana nawe nuko mwavugana deal y'amafaranga gusa, naho iby'ubufasha yarimo arababwira ati wowe niyo uhamagaye Ish Kevin ukamuhamagara ngo aze aguhe interview, we yitegera moto akahagera. Ariko ibintu mukoreye ntabwo ari ibintu byiza, si ibintu wakwifurije kuba wamukorera koko niba nawe umuha respect nk'iyo we aguha. Ati ntabwo turi kumwe ijana ku ijana. Niko yakomeje aravuga ati ntabwo turi kumwe ijana ku ijana, ni nko kuvuga nyine ntabwo turi kugenda ku murongo umwe. Ati nzarinda mpfa tutari kumwe, ninapfa, ati nzarinda mpfa tutari kumwe. Ni ngo Ririmba yababwiye ati rwose igihe.com cyangwa se muvandimwe wo ku gihe, ubwo ni Emi Rwanda Ikinege yabwiraga, yamubwiye ati rwose ntabwo turi kumwe ijana ku ijana, ati kandi nzanarinda mpfa tutari kumwe. Ati ninapfa uwitwa OG Tuton, uwitwa Ish Kevin cyangwa Kesha Rwanda azakomeza iyo nzira. Ngo ntabwo turi kumwe ijana ku ijana, nubwo napfa ntituzaba tukiri kumwe. Ati kandi ninapfa OG Tuton, Ish Kevin ndetse na Kesha nta n'umwe uzigera aba ari kumwe nawe, kuko tumaze kubona uruhande ubogamiyemo. Ati azakomeza iyo nzira, nta nubwo ndi tayari gupfa, mba numva mufite ibyago. Ati rero ibyago byawe cyangwa se agahinda wowe uzagira, wowe ujya kumvuga nabi, nuko njyewe ntaniteguye gupfa ngo wenda uragira ibyishimo ngo ndapfa ejo. Ati njyewe nta gahunda mfite yo gupfa rwose, ndacyari ku isi, ndacyari hano, turacyari kumwe. Ati nibyo byago byawe, ati ninkomeza kubaho ibyanyu tuzajya tubireba nka komedi. Ati ni igihe cyose Ririmba azaba akiri ku isi azajya areba iby'igihe ndetse n'ibya Emi Rwanda wanditse iyi nkuru abibone nka komedi. Ati ni gute uvuga ko uri family
nta rukundo utwereka. Ati buri gihe iyo uje muri gang cyangwa se iyo ugeze aho Trapish Music duherereye uratubwira uti muri umuryango, you are my family, fam blood. Ati ariko kandi gute se ushobora kutubwira ngo uri blood kandi nta rukundo wowe utwereka. Aya ni amagambo agaragaza akababaro ndetse n'agahinda uwitwa Ririmba yabashije guterwa no kubona iyi nkuru. Kuri stati ya WhatsApp ya Ririmba yagize ati nanone si zishaka kuzimya gusa nizabona inzira, urwango mufite niyo rwa niyo niyo rwa ni- niyo rwa niyo rwaro muf- ni- niyo ndwara mufite, gusa urukundo bafite niyo ngabo bafite, gusa urukundo bafite niyo ngabo bafite. Yagize ati zishaka kuzimya gusa ariko ntizabona inzira, urwango mufite niyo ndwara mufite, naho urukundo dufite ikaba ariyo ngabo dufite. Uwitwa Ishkevin aramutaginga, ataginga Logan Joe, ataginga Ririmba, ataginga Zed w'inyamirambo, ataginga Keshat, ataginga DJ Brian, arangije aravuga ngo all young generation mushaka kuzimya ntibari buhagarare. Ni ukuvuga ngo uyu ni umuvandimwe wa postinze aka kantu uwitwa Ririmba, aragafata aragascreeninga, arangije agashyira kuri sitati yiwe ya WhatsApp, aravuga ati zirashaka kuzimya gusa ariko ntizabona inzira, urwango mufite niyo ndwara mufite, naho urukundo dufite ikaba ari nayo ngabo dufite. Ni Ishkevin, ni Logan Joe, ni Ririmba, ni Zedi, ni Keshat ndetse na DJ Brian. Ibi ngibi rero bikaba byose byatangiye kujya hanze kuri iyi tariki ya 26 rwose mu masaha y'umugoroba, ubwo inkuru yabaga kimomo ko aba bavandimwe burya baraye kuri sitasiyo ya RIB. Umuvugizi wa RIB yagize byinshi cyane atangaza, aravuga ati koko aba bantu turabafite, aranaboneraho gusaba urubyiruko ko niba wamaze kwitwa icyamamare bitaguha uburenganzira bwo kwishora mu ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, cyane cyane nk'urumogi, kuko ngo mu Rwanda hamaze kugera ikigo gipima niba koko urukoresha cyangwa utarukoresha, bivuze ngo nta buryo na bumwe buhari bwo kuba wabicika mu gihe waba urukoresha. Ni platform KWP250, nge ndacyari platform nk'ibisanzwe. Inkuru yose igomba kukugiriraho igihe ukore subscribe na ukora like, ukore share ya buri kiganiro uri buze gukunda, kugira ngo dukomeze kugenda tubana amakuru ndetse n'ibindi byinshi cyane biri kuvugwa mu Rwanda, tugenda tubiganiraho, ndetse ndakomeza no gukurikirana byinshi cyane kuri iyi nkuru y'umuvandimwe akaba n'umuraperi Ishkevin. Murabizi we power out African music. Nta mpamvu rero yo kumva ko umu artist w'umunyafrika, umu artist uri dope yafungwa gutyo gusa. It's your time, it's my time to raising a voice. Niba koko yazize ubusa akaba yarekurwa. Yitwa Ishkevin, niwe twari turimo turagarukaho. Koresha application yitwa Afrochat muri telefone yawe, urayibona unyuze muri Play Store, App Store ndetse n'ahandi hantu hose ushobora kuba wabona application. Wanyura kuri Google, waba ukoresha iOS device, waba ukoresha Apple, waba ukoresha Apple ubwo no kuvuga iPhone, waba ukoresha Android, urabasha kuba watunga application Afrochat bigufashe kumva imiziki igiye itandukanye. Nkwibutsa ko uyu Ishkevin yafunzwe ahashize amasaha make asohoye indirimbo yitwa Bro Code, ikaba ari indirimbo yahuriyemo n'ubundi n'abaraperi bagenzi bo muri Trapish Music, harimo uwitwa Kenny Keshat, harimo uwitwa Ririmba ndetse na OG Two Tone.